radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nanjye Venuste Nshimiyimana. Iki kiganiro ndongera ngiharire abana batandukanye n'ababyeyi babo bakiri bato, bagakura batabazi, batazi aho bagiye. Niki gitera umubyeyi kubyara umwana akamuta akiri uruhinja kandi yaramumaranye amezi 9 mu nda? Bamwe muri abo babyeyi babiterwa nuko badashobora kubarera cyangwa se bakaba barasamye batabishaka, bagahitamo ukureka umwana akabaho bizera ko aho bamusize azahakurwa n'umusamaritani w'impuhwe nyinshi. Abo babyeyi bahora bibaza niba umwana babyaye yarabayeho. Ikindi ni iki cyatera umubyeyi kuba tereriyo, akaba azi ko yabyaye ariko ntamenye aho uwo yabyaye aherereye n'uko ameze. Abo bana barakura, iyo bageze igihe cyo gushaka baba bafite ubwoba ko bazahura n'umuvandimwe batabizi bagakora amahano. Abandi barashaka ariko bakihanangiriza batakamba bashatse, bamusaba kutazaba babaza kuko batagira uwo baririra, bakamusaba kutazabakubita kuko batabona aho bahukanira, ndetse bakanamwemerera kudakwa kuko batagira ubakosha. Ni mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Hashize imyaka 14 mu kwezi kwa 11 umwaka 2008 i Kigali mu bitaro bya Muhima, umwana w'umukobwa yarahageze akuriwe, arakirwa, ashyirwa mu cyumba cy'ababyeyi, yibaruka umwana w'umukobwa. Bwarakeye amusigaho arigendera. Uwo mwana yitaweho n'abakozi bo ku bitaro byo ku Muhima kugeza umwe muri bo wahakoraga yiyemeje kumujyana iwe aramurera. Ubu afite imyaka 14, arashaka kumenya aho nyina aherereye. Uwo yita tonto ni musaza w'umubyeyi wamureze, yitwa Niyibizi Dani, atuye mu karere ka Gasabo. Niwe tubanza kwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Umwana nyina yaje kumubyara ku Muhima, ku bitaro bya Muhima. Hanyuma amaze kumubyara amusiga aho ngaho mu bitaro, arahamusiga aragenda. Bashakisha nyina w'umwana baramubura. Ubwo niyo mpamvu kugeza n'ubu nyina w'umwana yarabuze. Umwana rero akaba ashaka uburyo yashakisha umubyeyi we, yarezwe n'umugiraneza. Uwo mugiraneza wamutoye ku bitaro bya Muhima ninde? Ni mushiki wanjye, yari umuganga ku Muhima, none ubu ntagikorerayo. Ubwo icyo gihe uwo mwana avukira ku Muhima hari mu buhe mwaka? Mu 2008. Uwo mwana ni umukobwa n'umuhungu? Ni umukobwa. Afite imyaka 14. Uyu munsi yarababwiye ati nimumbwire mama wanjye, ni ukuvuga ko mwari mwamubwiye yuko uwamureraga atari we nyina? Twarabimusobanuriye, tubimusobanuriye vuba. Mwategereje ko banza agakura kugira ngo abyakire abyumve? Hanyuma se muyimubwiye yabyakiriye ati? Yabyakiriye bisanzwe. Yego. Ariko ubona afite akantu k'agahinda. Umushiki wawe yumvise agasaro, yumvise agasaro kabuze, katakaye, kaburaga, ngo umuntu bita Venuste kuri viyowe, ngo ntitwamubaza ariko ntitumubwire ngo amazina, ngo nabitangaza ntazavuga amazina ye neza, ngo avuge ngo ahantu ari, kugira ngo batazabyumva. Nuko yashatse gusa nk'abigira sekre. Aravuga ngo ntashaka ko bizamenyekana muri voie publique. Ndavuga nti bitamenyekanye se ubwo bazamenya gute? Mama yazabimenya ati? Yego. Ariko kumva ashaka kumumenya, ko yamenya umubyeyi we, nyine ni nkuko nabwo munaza kuvugana wumve.
birumvikana turavugana ndamubwira hari ababyeyi benshi rimwe na rimwe babyara abana bakiri bato bagatinya kubarera yagira Imana akabona hamusiga avuga ati umwana wanjye ntazabura umurera akagenda ariko biba bitewe n'uko umuryango umureba n'uko yiyumva. ubu ngubu imyaka ishize yarakuze wasanga nawe umutima ubwira ukijya gushaka wa mwana n'abatazi aho uwo mwana ari n'abamukeneye ntibikwiye kumvikana nabi. icyiza ni uko bombi bamenyana bakabonana biramutse bishobotse. nicyo kiba ari icyangombwa. birumvikana ko umwana atabyakira neza iyo bigitangira ni ukubitwara buhoro ariko bizageraho abyumve. ariko uyu mugiraneza mushiki wawe yagutumye ati uzajyane n'uyu mwana mushaka agasaro kaburaga murebe ko mwabona nyina. yaramureze amukunze aramukuza ubu afite imyaka 14. iyo mwaganiraga ari mushiki wawe ari n'umuganga wumvaga atekereza iki ku mubyeyi ushobora kuza agasiga umwana mu bitaro akagenda atamureze? mugeze mu biganira? twabiganiriyeho. aravuga ngo uburenganzira bw'umwana n'umwana nawe tuzamubaze. yego. uko amaze gukura tuzumva icyo abivugaho nawe niba ashaka ko byajya kuri media nabyo yajyaho ariko umwana ukumva asa nkaho adashaka ko bimenyekana. tugomba kubahiriza icyo umwana ashaka. ari hafi aho muri kumwe? turi kumwe. wamumpa? Halo. uraho? Uraho neza. amakuru yawe? Amakuru ni meza. ndi Venuste Nshimiyimana ndi hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga. biranshimishije kukwakira. Murakoze cyane. bari barakubwiye ko nzahamagara nkaba nakwifuza kukuvugisha wari ubizi? bari barabimbwiye. bari barabikubwiye bambwiye amakuru yawe. hari abandi bana benshi bameze nkawe baza hano mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko badafite ababyeyi babo batigeze babamenya. tugafatanya tukabashaka abagize Imana bakababona. bambwiye ko nawe wakuze ukakura ufite umubyeyi wakureze ariko nyuma bakakubwira ko atari mama wawe. babikubwiye uwabyakiriye ute? nyine ntabwo byabura kumbabaza ariko nyine turamwakira ko ari umubyeyi wawe nyine. yego. ariko ngira amatsiko yo kumenya uwanyawe ku buryo no mu gihe kiri imbere ushobora guhura n'undi muntu w'umuvandimwe wanjye tutaziranye akaba ikibazo. yego. none se bakubwiye ko mama wawe yakubyaye akagusiga mu bitaro ku Muhima akigendera? icyo gikorwa kuba uje kumushaka ni ukuvuga ko wakimubabariye uvuga uti nubwo bwose wabikoze gutyo mawe ndabikubabariye ndagushaka ndashaka kukumenya. iyo ntera wayigezeho mama wawe waramubabariye? namubabariye cyane. ndakubaza ibi byose kubera yuko ubu tuvugana mama wawe yaba arimo yumva ikiganiro. niyumva ikiganiro aravuga ati uyu mwana uvuga n'uwanjye koko namusizeyo none ndamwumvise arimo aravuga kuri radiyo yarakuze yarambabariye ntabwo andakariye. ibyo nabyo byamutera imbaraga akavuga ati uyu mwana n'uwanjye akaza kukureba. niyo mpamvu mbikubaza rwose umbere imfura umbwire iyo ntera yo kubabarira ukagira ineza umutima wawe ukavuga uti uwanyereka mama wanjye nicyo cyangombwa ibindi ntabwo aribyo nshyize imbere. iyo ntera waba warayigezeho mu myanya ubwo bwose ukiri muto? yego kuko nyine ntabwo ubuze icyo bimuteye wasanga wenda yabonaga bitashoboka. yego. cyangwa bigaterwa n'imiryango y'iwabo. yego. akabona ko itifashije akabona ko atabana n'umwana agahitamo gutyo nyine. ariko ngewe abonetse namubabariye rwose nta kibazo byaba bintwaye. ubu se uramutse umubonye akakubwira ati ubwo nkubonye mwana wanjye ngwino ngutahane dutahe tujye aho ntuye aho atuye ntabwo tuhazi ashobora kuba atuye
muri Kigali, ashobora kuba atuye mu yindi ntara, wamubwira uti reka nze tugende, cyangwa se wavuga uti ndabangumye kuri uyu mubyeyi wandeze birashimishije ko ngufite, mfite ababyeyi babiri, urumva uzabigenza ute? nyine ntabwo nasiga umuntu tubanye imyaka 14 yego n'undi tutaramenyeranye, yego byazagenda nyine biza gake gake, yego kuko mba ntaranamumenyera, byazagera aho nkamwisanga nyine nkamumenyera tu. yego mvugana n'uwo tonto Niyibizi Dani, ni nka papa wawe, nawe yambwiye ati bigitangira umwana ntabwo yashakaga yuko ibi bintu wazabivuga mu kiganiro Agasaro Kaburaga, yagira ngo uzabivuge uvirinze, ntubitangaze neza kugira ngo atagira umuntu umumenya, ariko se mbwira, n'ubu niho ugihagaze? Uragira ngo ibintu byawe mbigumane simbivuge, cyangwa se mbivuge mama wawe akumve, yumve n'iryo jwi ryawe ryiza, kumenya avuga ati uyu mwana ni ikibondo cyanjye, n'abandi bana benshi bakumva bavuga bati yatinyutse ajya gushaka nyina, none mbigenze nte? Nzabivuge mu rundi rurimi nzimize, cyangwa se nzature mbivuge uko biri, abadufasha mama wawe tumubone, nzabigenze nte? nyine ikibazo njye nari mfite, yego nari narabibwiye tonto, ariko nyine na mama nari naramubwiyeho, ariko nyine atarafata decision ya nyuma. uyu munsi nataha ndamubaza niba nyine yakwemera n'amazina byose bikajya hanze, kuko nyine nawe yari yaradesize kuri icyo gitekerezo, kugira ngo tuzabone nyine umubyeyi, ariko yari atarambwira niba amazina nayo byajya hanze, cyangwa nyine hari ukuntu mwabikavaringa amazina yo ntajye hanze. ndongera nicane nawe mubaze, yego tuzakwandikira tukubwire cyangwa tuguhamagare. mbere yuko nkureka ngo ujye kwiga, dore igihe cyo kwiga kirageze. Iki kibazo nkibaza abandi bana bose, no mu kiganiro agiye nkigarukaho, ariko reka nkikubaze natuye. Niba mama wawe kumva muri kano kanya, ngaho nkunda kubyita ibaruwa ifunguye, mba ngutunguye, ariko yandike kano kanya uyimubwira, mubwire icyo wumva ushaka kumubwira, umaranye imyaka myinshi kuva umaze guca ubwenge, uramutse umubonye, cyangwa se niba kumva n'iki wamubwira nk'umwana we ubwira nyina. ikintu kimwe nyine namubwira, nyine ndashaka kumenya cyane, mufite amatsiko, kandi nyine ndanamukumbuye. ngushimire kuba warafashe iya mbere ukavuga uti ndashaka kujya mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira kuba wumva ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika, ndagushimira kuba uri inshuti yacu. Ngaho rero wowe n'abandi bana mwese aho muri hose mu Rwanda, mwese ndabazirikana, turabakunda, turabashyigikiye, tuzabafasha kugira ngo mugire ibyishimo byo kutaba imfubyi. Nanataha uze kumushimirira uwo mubyeyi mama wawe wakureze, wagukunze, n'ubu ukigukunze, ukikurinze, umushimirira, umubyeyi uti ku Ijwi ry'Amerika bambwiye ngo uri umubyeyi w'indashyikirwa. Niyo midari dushobora gutanga, nta yindi turenzaho, dutanga amashimwe y'indashyikirwa gusa. ubwo rero nawe iry'umubyeyi w'indashyikirwa turarimuhaye. ngaho rero ukomere, ndagushimiye cyane. sinzi niba hari ikindi ushaka kumbwira mbere y'uko nsubiza tonto kugira ngo nawe musezereho. murakoze cyane, kandi nyine Imana ibahe umugisha, ibakomeze. aho rero nawe Imana igukomeze, ukure neza. ni wowe Rwanda rw'ejo, ni wowe Rwanda rw'ejo. ukomere, tuzakomeza tuganire, uzagaruka muri kino kiganiro vuba. nka tonto Niyibizi tuvugane musezereho. Bwana Niyibizi urakoze cyane. rero umwana turaganiriye bihagije. n'imfura
aganira neza kandi ibitekerezo azi kubishyira ku murongo byumvikanye. ndahamya yuko mu minsi mike tuzaba twabonye umubyeyi we. Hagati aho nawe nagira ngo ngushimire, wafashe umwanya uhagije kugira ngo udufashe nshobore kuvugana n'uwo mwana w'umukobwa. Ngaho rero ukomere kandi ukomeze wumve ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Uri gukorera u Rwanda, uri gukorera isi yose Imana izabyibuke uhembere iki gikorwa cy'indashyikirwa ukora. Imana ibamugisha. Agasaro Kaburaga. Ijwi ry'Amerika imaze kumenya ko uwo mwana w'umukobwa wari ufite imyaka 21 yitwa Umuhoza Claudine. Twamenye rero ko ari we wabyaye umwana w'umukobwa akamusiga mu bitaro byo ku Muhima, dore hashize imyaka 14, hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2008. Niyo mazina ari mu gitabo cyandikwamo ababyeyi babyaye bita registre d'accouchement. Ntabwo yatanze umwirondoro we wose, ariko yavuze ko uwo babyaranye yitwa Ndagijimana. Umwana w'umukobwa yabyaye ari hano mu kiganiro. Muri aka kanya ndifuza kwakira umubyeyi wamufasha ari uruhinja, yakoraga mu bitaro byo ku Muhima. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. turaho natwe mukomere kandi kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga. bivuze byinshi ku mubyeyi nkamwe. Hashize imyaka hafi 12 mugize amahirwe yo kurokora umwana wari wasizwe na nyina wari umaze kumubyara mu bitaro aho ku Muhima. Nagira ngo mbabaze, uwo mwana mwamubonye mute? Yamusize ate? Mwamenye gute ko uwo mwana nyina yamusize mu bitaro? Byagenze gute? nari nagiye ku kazi, hanyuma ndakora, hanyuma njya muri recuperation. Bukeye nsanga umumama ngo yabyaye umwana amusiga mu ntoze, amusiga mu cyumba. Rero ahantu yamusize ahantu munsi ya matera, amuzingazinga mu ishuka, amushyira munsi ya matera. Noneho umutaravaeze aje gukora isuku ngo basasire abandi, basanga matera isa naho iri mu kirere. Areba munsi asanga harimo ishuka izingazinze, ashaka kuyizingura, yizingurira ku gitanda, asanga harimo umwana wabaye siyanoze. Ndumva urabyumva hari neza? Ndabyumva. Mbese haburaga gatoya umwana apfe. Rero ubwo bahise baduhamagara, bahamagara na diregiteri, bahamagara n'abandi baforomo, baraza, umwana bamwirukankana bamujyana muri neo, muri neonatoloji. Yego. Pour la réanimation. Baramureanima, umwana aguma aho ngaho. Noneho haza kugera igihe, kubera ko abaforomo baba bafite akazi kenshi batagira umwitaho, nanjye nza kumenya ko uwo mwana ari aho ngaho, njyayo ngiye kureba umwana ukuntu ameze, kuko bavuga ibitaro byose ko hari umuntu wadusize umwana, biba ngombwa ko nanjye njyayo. Yego. Ngezeyo nsanga umwana ari aho ngaho. Icyo gihe ndamuhindurira, mukorera n'amata, ndamuha, ndanamwambika. Yego. Ariko nkajya njya kumusura de temps en temps. Uwararaga niwe wamwitagaho, uraye niwe umwitayeho, cyangwa n'uwakoze amanywa. Biba ngombwa ko diregiteri avuga ngo yimba hariho umuntu wakenera kujyana umwana batamujyanye muri orphelinat. Noneho bose bavuze ngo nta n'umwe ngo wamufata, agenda babwira ni yewe ndi Porutagara kumufata. Yego. Kuko umwana ntiyaza kumererwa nabi, twese turababyeyi. Reka mufate mutahane, hanyuma umubyeyi w'igihe azabonekera nta kibazo ukazamutwara, ariko adapfuye ubwo. Yego. Kuko urumva umwana wamaze kuba siyanoze
nuko twagize amahirwe ubwonko be bukaba butari bwangirika, hari kuba byarangiye. yego. hanyuma ubwo rero dutangira ubwo ngubwo nkora porosedire yo kujya kugura imyenda no ku za bibero n'ibintu byose umwana ndamucyura. ubwo nubwo natangiye kumutwara, ariko bari muri reshershe na polisi kumushakisha, arabura burundu. turamubura. yaje kuvuga amazina y'umugabo we yose, yanga kuvuga n'inkomoko yiwe, kuko ngo umwana ahora yumva icyo kiganiro cyane. rero sinari mbizi. hanyuma aza kubwira tonto ko ngo hari ikiganiro ajya yumva ngo kirebana no gushakisha abana, ababyeyi, ibintu bimeze gutyo. kubera ko twari twaramusobanuriye tukwayisajiye, noneho ngo icyo kiganiro cyanyu yahoraga cyumva, rero sinari mbizi. twaraganiriye arambwira ati nkunda kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, ati niyo mpamvu nasabye tonto yuko mwafasha, mubaza niba yarabikubwiye. naramubwiye atari ko ati yibazaga niba ugomba kumvuga izina, mubwira yuko atagomba kugira ikibazo, ko natwe hano ku Ijwi ry'Amerika tugira amategeko dukurikiza, ko hari imyaka tudashobora kuvuga izina ry'umwana. ashobora kuvuga ariko ntabwo tuvuga uwo ari we, uwo tuzavuga ni nyina gusa, kubera ko dushaka ni nyina. umwana rero naramuhumurije. tunifashisha abantu benshi bumva Ijwi ry'Amerika kugira ngo badufashe. nk'uyu mubyeyi we, birumvikana ko umubyeyi wasize umwana we mu bitaro byo ku Muhima aziyumva yimenye. nawe yari mutoya, niba imyaka yatanze koko ariyo, umuntu wari ufite imyaka 21 icyo gihe, ubu afite imyaka 35. urumva ko aracyari muto. nubwo bwose yaba yarashatse akabyara, niyumva afite umwana yibwiraga atazi neza yuko yaba akiriho, azihutira kunshaka aho kugira ngo bibe ngombwa ko njya kubashaka aho bari, kubera ko hari igihe Imana idufasha tukabageraho. ariko kuba nashatse kuganira nawe kwari ukugira ngo numve iyo nzira y'urukundo wanyuzemo wowe n'uyu mwana, n'abagenzi bawe bakubanjirije muri ku bitaro, ndetse n'umukuru w'ibitaro wagize uruhare rukomeye kugira ngo uyu mwana abe ageze aho ari. ariko iyo nzira y'urukundo wakoze kuva uhitamo gufata umwana ukamushyira iwawe ukamurera ari muto, mbese ubundi ngiye kukwinjirira mu buzima, ariko n'ubuzi ni ikiganiro cy'amahoro n'urukundo. uwo mwana wari usanzwe ufite abandi bana? abandi bana bari bahari, ariko bakuze nk'ubwo. we uwo yitwa ngo arakurikira afite ubu ngubu afite 24. birumvikana ko wari waribagiwe guhindura za kushe, nta bibero wari ugifite. wambwiraga ko wagombye kujya kuzigura, kugira ngo usubire muri icyo gihe cy'ububyeyi, utongere urara amajoro. n'ubundi wari umuforomo, urara amajoro uramira benshi, ariko urara amajoro wita ku mwana, umuha amata. icyo gihe kibayeho gute? wumvaga umeze ute? kubera ko numvaga ko byanga bikunda uwo mwana agomba kubaho. namufashe nk'uko ari uwanjye, ari uruhinja rwanjye. yego. kuko ubwo nasubiye nk'umubyeyi mubisi. ukarera uruhinja amemta, ukarwara, ukarara wiruka ujya kwa muganga, ukamenya ibintu byose bijyanye n'umwana muto. hakaba n'igihe siba ku kazi umwana yarembye, yarwaye, cyangwa se ndibuze kujya kumuvaksinisha. ibintu nk'ibyo iby'abana batoya nawe ugura izimbu bafite, ndabafite, nuko bimera. yego. noneho kandi ugomba kwitanga koro eyami,
ukamenya ko igikorwa ukora hari icy'urukundo, umwana ukamushyira mu muryango hamwe n'abandi, ntagire ikintu ukamuha affection. Uretse ko twaje kubimusobanurira ubona agizemo akabazo kuko ntiyari abizi. Ni ukuvuga ngo ubu nabimusobanuriye ntinze kuko nabonaga ntaho nabihera, byari byarananiye naho nabihera. Abantu bakambwira bati kubera icyo utamubwira, ni haracyari kare, yenda ashobora kuzamubwira a 20 amaze kugira maturity. Bakambwira bati no, ati waratinze. Ariko igihe nabimubwiye namujyanye ahantu ngira emosi yari jyewe, kuko narabimusobanuriye neza, ikiniga kiranyica ndarira, nawe amarira yazenga mu maso arashya. Urumva ni ikibazo mbese kugira ngo iryo jambo risohokemo byabaye ibintu bikomeye cyane. Namusohokanye ahantu hatari abantu, turicara turisanzura, ariko nyine byarangoye cyane, bintera umubabaro. Nari maze igihe mbitekerezo byarananiye kuzabisohora. Ubimubwiye birumvikana ko agira icyo kintu cy'igishyika akamenya uwo ari we. Niba Umuhoza Claudine yumva radiyo Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya, niba nawe umuzi wari utuye mu karere ka Gasabo, ukaba uzi umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 21 muri 88, icyo gihe wari utwite akabyara, mukaba mutarabonye umwana yari atwite mutazi aho ari, mumenye yuko uwo mwana we ariho. Turashaka yuko twabahuza umubyeyi nawe, niba twumva muri kano kanya azanyegere, mufashe guhura n'imfura ye, azamumenya icyo gihe. Ariko birumvikana wowe Uwimana Bertha wamureze, nakubwiraga ko kuba mwana yaragize igishika mu maso akarira, nawe ndetse ukagira amarira y'urukundo ukarira, mwese wibazaga ukuntu ugiye kwivanaho umwana wareze umukunze, nawe akibaza niba ari wowe, niba afite undi nyina, ukuntu uwo nyina atamumenye, ukuntu byagenze. N'igihe gikomeye. Ariko se ubu noneho aramutse abonye nyina, kuwamusobanuriye kandi nawe ko abishaka, avuga ati ndashaka kumenya mama wanjye, nyina naboneka uzamuha amujyane, uzamubwira utereka mugumane mbe murezi, uzajya uza kumureba, bizagenda gute? Kubera ko ubutegetsi bwasabye gushaka ture dokima kugira ngo umwana yige, narabishatse, bamwanditse mu irangamimerere yanjye. Ubwo urumva ko ari ubundi butegetsi bwabikora. Niba hari umuhungu wigeze acudika n'Umuhoza Claudine, Umuhoza Claudine wari ufite imyaka 21 muri 2008, niba witwa Ndagijimana ukaba warigeze gukundana n'umwana w'umukobwa, nawe ushobora kuba uri umupapa ufite umwana utabizi, ubwo nawe uzanyura mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Mbere y'uko ngusezeraho Madame Bertha Uwimana, kuvuga umwana, kuvuga umubyeyi ntabwo twabirangiza, ni urukundo niho ruvukira mu mubyeyi no mu mwana aba yibarutse. Mbwira, iyi myaka 12 umaze warasubiye ku ngobyi, urera, ukaba wenda gukuza umwana wawe ageze muri secondaire, twaravuganye, numvise ari n'umwana uzi ubwenge bwinshi, umwana ushamaje, n'umwana mwiza. Ntumbwire, jyewe ubwire na miliyoni zindi zumva kino kiganiro Agasaro Kaburaga, ni iki kintu cyagushimishije kuruta ibyakuvunnye urera uyu mwana? Ni iki kintu cyagushimishije kuruta ibindi? Ikintu cyashimishije kuruta ibindi ni ukuvuga ngo jye nanejejwe cyane n'uyu mwana, imikurire ye,
n'ukuntu yumvira rwose arumvira. ni n'umwana uzi ubwenge ku ishuri, agira amanota neza, ntabwo ubona ari umwana uri buritare, ni umwana wubaha pe, kandi uri tereze intelligente. afite urukundo rero, afite urukundo rwa cyane, ubona ari umwana ugira igishyika ku bandi, barimo baramushimiraga n'ubu. nanjye ndamugushimiye naramwumvise numva ari umwana ufite uburere, ari umwana ufite ubwenge, ari umwana ufite ubumanzi, kandi ahamya yuko n'abandi bamwumvise nabumvise yuko ari umwana wuzuye ufite ubumuntu butangaje. nkaba rero ngira ngo ngushimire nkomeje kuba wahaye kano kanya ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka ako gasaro Umuhoza Claudine afite umwana yabyaye muri 2008, amusiga mu bitaro byo ku Muhima aho wakoraga. uwo mwana mumaze kumurokora, uramufata, uramutahana, uramurera. nagira ngo rero ngushimire icyo gikorwa cy'indashyikirwa wagize. nkunda kuvuga hano kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ko atari jyewe urema intwari ziremwa namwe, ni mwebwe mwigira intwari, ni mwebwe murerera u Rwanda mukarerera n'Imana. icyo mbashima ni ibikorwa by'indashyikirwa muba mwakoze. nkaba rero ngushimiye aka kanya waduhaye ngo udusangize ibyiza, udusangije urukundo. ngaho ngusabiye amahoro y'Imana, ukomere. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Agasaro Kaburaga. mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro Agasaro Kaburaga. undi mwana dushakira umubyeyi yitwa Eli Moshikaturi. yari afite amezi ane igihe yatandukanaga na papa we David Moshikaturi. hashize igihe gito nyina yitaba Imana. ba nyirarume na ba nyirasenge baramurera. baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. uwamenye ko Eli Moshikaturi afite ibibazo byo kubaho ubupfubyi ni umwarimu wamwigishaga Leonard Hategekimana. atuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinihira mu kagari ka Muyunzwe umudugudu wa Nyamirambo. ikinzanye mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni ikibazo cy'umwana nabereye umurezi kuko ndi umwarimu. ni umwana nabonaga afite ubwigunge kubera ikibazo cy'uko yatushije mama we afite imyaka 2, ariko akaba atarabashije no kugira amahirwe yo kumenya papa we, ariko papa we akaba we ataritabye Imana mu by'ukuri, ahubwo ari uko yatandukanye na mama we akiri mutoya. uwo mwana ushakira umubyeyi yitwa nde? uwo mwana yitwa Moshikaturi Eli. waramwigishije? naramwigishije guhera mu mwaka wa 4 segonderi kugeza mu wa 6 segonderi. hanyuma byamugendekeye gute kugira ngo abure ababyeyi? umbwiye ko umwe yitabye Imana yari ari kumwe n'umugabo we, byagenze gute? ni ukuvuga ngo umubyeyi witabye Imana ni mama we, akaba yaravukaga inaha, ariko akaba yarabanaga na papa we ukomoka mu gihugu cya Uganda. akaba yaraje mu mwaka w'1999 mu Rwanda. babanaga rero i Kigali nk'umugore n'umugabo, ariko noneho papa we aza kugira impamvu zitunguranye zituma asubira muri Uganda bitunguranye, asiga umwana afite amezi 4. papa we rero kubera ko yari yarize mu Bushinwa, za kaminuza yazize mu Bushinwa, n'ubundi yaje muri Uganda aturutse mu Bushinwa, bamwohereza Uganda ubwayo niyo yamuhembaga aza mu Rwanda. bamwohereza mu gihugu cy'u Rwanda gufasha leta y'u Rwanda kuko yari kiyubaka no kubaka muri village Urugwiro. nibo Uganda niyo yamuhembaga mbere. nibwo yamenyanye rero na mama wa Moshikaturi. barabana nk'umugore n'umugabo kuko n'umukozi wari mu rugo rwabo yari murumuna wa mama wa Moshi. yego. ubwo ni nyina wabo wa Moshikaturi Eli.
papa we rero biza kuba ngombwa ko agenda bimutunguye, agenda umwana afite amezi 4 abasiga mu Rwanda, abasigira za adresse zose. Icyabaye ikibazo rero ni uko mama w'umwana yaje gupfa umwana afite imyaka 2. Izo adresse zose kuko yasize irangamuntu ze, yari afite n'irangamuntu yo mu Bushinwa, abisigana na za pasiporo ze zose yabisize mu Rwanda muri agenda, barabibika. Uwo nyina wabo wa Moshikaturi niwe wabigumanye kuko mama wa Moshi yari yarapfuye. Yego. Ariko icyabaye ikibazo nyuma byaje kubura kubera ko urumva babibitse igihe kirekire, mama w'umwana yarapfuye, nyuma biza kuburirwa irengero. Ariko umwana nyine twaraganira, ambwira icyo kibazo, nyine ambwira adresse yabashije kubona mbere akimenya gusoma ibyo yarabonye. Yambwiye ibyo yabashije kubona, ariko ambwira ko atabashije inimero bagerageje guhamagara z'icyo gihe zari zo hambere, yabibonye hashize igihe kirekire, za fagise zitagicamo. None wowe ujya kubona ko umwana afite ikibazo, no kubera ko wamwigishaga ukabona uko akurikira atajyana n'abandi, wabwiwe n'iki cyatumye ubona ko afite ikibazo yihariye? Mu miterere yanjye uko nigisha nkunda kureba mu maso y'abana, nkabona biga bigunze. Nabonaga ari umwana wigunze, ushobora kuba yigunze kuko nabonaga ari umusore ariko adafite morale nk'iy'abandi bafite. Ndamuhamagara, ndamuganiriza, ariko noneho n'amazina ye ubwayo yanteye kumenya, ese uyu mwana witwa Moshikaturi Eri avuga Ikinyarwanda? Amazina y'ubwayo nayo ubwayo yatumye nshaka kumenya byinshi kuri we, nongeyeho na ya myitwarire ye namubonagamo. Nibwo namuhamagaye, ambwira ko afite inkomoko muri Uganda kandi ayo mazina yahawe na papa we nyir'ubwite, ariko atagize amahirwe yo kumumenya. Mu bushakashatsi bwawe wakoze, hari umuntu wigeze agutungira agatoki aho yaba aherereye, cyangwa se wakomeje kwizera ko yaba yarambutse yaragiye muri Uganda? ni ukuvuga ngo icyo nabashije kumenya no kubwirwa nuko yasubiye muri Uganda, ariko muri Uganda nabwo ashobora kuba ataratinze akaba yarasubiye mu Bushinwa kuko n'ubundi yari afite ubwenegihugu bwaho, ariko yaragiye kugenda bwo yaragiye yarambutse. Ntiyagarutse mu Rwanda, ntabwo azi amakuru y'umwana we, ntiyahambye umugore we, ntabwo yigeze abona muramukazi we. Kuva icyo gihe ava mu Rwanda ntiyagarutse. Ntabwo yabimenye kuko naganiriye n'umwana n'umuryango, nagerageje kuwegera mu bushobozi bwanjye, ariko igituma atarabashije kubona amakuru nawe ubwe ntekereza ko adafite amakuru y'umwana n'umugore n'iki byose, kuko aderese zose yari yaranditse n'ubundi yari azifite muri agenda, kandi agenda ntayitwaye. Agenda nayo yarayisize, na pasiporo yarazisize, n'amarangamuntu yarayasize byose, kuko n'imodoka yari afite yagendagamo nayo yayisize. Nta kintu yajyanye, yagiye ubwe. Hanyuma kugira ngo ufate icyemezo cyo kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, icyo cyemezo cyakuje mu giti? Ngewe mu buzima bwanjye mba numva nta muntu waba barandeba kandi mfite icyo nshoboye wenda cyangwa se icyo nagerageza, kuko ikiganiro cyanyu nagikurikiye kuva kera, kuva ku bw'umusaza Katarabibwa numvaga muvugana, nabikurikiranaga nta na kese mfite y'umwana, nta na kese yindi mfite, ariko nkumva biranshimishije kuba umuntu yagira icyo afasha umuntu. Noneho rero binsaba energy kugira ngo mbone kontakite zanyu. Ndavuga nti ibyo ari byo byose, kuva narabashije kugira amahirwe yo kumenya iki kiganiro, nkaba ngize n'amahirwe yo kubona nimero zanyu nazishakisha mu mezi agera muri 4, ariko ndavuga nti reka noneho ntangire kuba nagerageza kubavugisha kugira ngo mbashe gufasha uwo mwana, kuko bituma ntasinzira kandi ubwanjye wenda nta yindi ntere mbifitemo usibye kumva ko nafasha umuntu runaka kwishima, nta kindi. Birumvikana kandi ni igikorwa gikomeye cyane, byita ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa by'urukundo biba bikomeye cyane. Ni igikorwa cy'urukundo rero ukora cyo gufasha uyu mwana w'umuhungu Moshikaturi Elia kugira ngo tumushakire papa we,
nkwijeje yuko nzagerageza gushakisha kugira ngo ndebe mu Bushinwa niba ariho aherereye koko cyangwa se niba aherereye muri Uganda. Aho yaba ari hose tuzamenya amakuru ye, ay'abavandimwe be, kugira ngo tumuhe amakuru y'umwana we. Nongere ngushimire rero Leonard Hategekimana kuba wigomwe kano kanya ukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nta kindi kikuzanye uretse urukundo. Ngaho rero ukomere, ugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane kandi namwe Imana izabahembera ibyo mukora. Igihe kirageze kugira ngo twakire Eli Moshikaturi utarigeze amenya se uretse kumubwirwa, ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Impamvu nyine hari igihe nyine sapoti, ariko icyo gihe iyo sapoti nyine icyo gihe nyikeneye kubera adahari kimwe nayibona naho kuba yaba udukoresho runaka nyine mu buzima bwa buri munsi, bikaba ari byo bituma numva bamukeneye, no kuba mureba iruhande rwanjye ari umubyeyi wanjye tubana dukina twishima, nyine nkumva ari byo bituma ngira ishyaka ryo kuba namushakisha. Mu mpapuro bagiye bakwereka umaze gukura zagaragazaga ko afitanye amasano agaragara n'igihugu yayizemo cy'Ubushinwa n'icyakomokamo cy'Ubugande. Hari abantu bigeze bagufasha gushakira muri ibyo bihugu byombi kugira ngo urebe yuko wamubona? Nta n'umwe wigeze umfasha ngo tugerageze icyo gikorwa. None mbwira Eli, ninde muntu w'umugabo ubona wakubereye nk'icyitegererezo, ubonamo nka papa wawe ukavuga uti nubwo ntafite papa, uyu nguyu niwe nita papa, niwe umba hafi, niwe umfasha? Uwo muntu uramufite mu buzima bwawe? Ndamufite kuko mwaka buri kimwe kandi nawe aragerageza mu bushobozi bwe. Yego, ntabwo ari ngombwa kumubwira kuvuga izina rye, ariko uzamushimire umubwire yuko ni marume wanjye onkle. Yani onkle wawe rero uzamushimire cyane, uzamubwire ko akora akazi k'indashyikirwa, ko abo babyeyi nk'abo ngabo hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga iyo tubamenye tuboneraho tukabashima. Ubwo rero nawe uzamushimirire. Ariko mbere y'uko nkureka navuganye na mwarimu Hategekimana, ambwira amakuru ya papa wawe, ambwira byose, nawe kandi wabyumvise. Ariko nagira ngo nkubaze papa wawe niba kumva kano kanya, nkunda kugaha abandi bana, mwandikira ibaruwa ifunguye, mubwire icyo ushaka, mubwire icyo wamubwira aramutse akumvise. Niba papa wawe akumva muri kano kanya, mubwire ijambo rikuri ku mutima. Eli, ijambo rendi ku mutima nk'umwana we, yewe kuba nabasha kuba namubona ngingimira nabigiramo, kuba namubona nyine ntabwo nabyangwa nabi, kuko nta rwango mufitiye, kuko kuko hari impamvu yatumye atandera, ntabwo nta rwango njye naba mufitiye. Icyo gihe namubonye twaba twishimye, byaba ari ibyishimo gusa muri makeya kuri njyewe. Ndizera ko ibyo byishimo bizakugirirwaho umunsi umwe ukazabona papa wawe. Uzafatanya kugira ngo turebe aho ari, tumenye amakuru ye, nitumubona tuzabahuza. Nagira ngo rero ngushimire cyane kuba wafashe akanya ukemera kuza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kandi ndagukomeza ukomeze ukure uba umugabo. Yego, murakoze ku bufasha bwanyu, namwe murakoze. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Nababwiye ko iki kiganiro ngiharira abana bashakisha ababyeyi babo. Ndakira Kaguyire
Afisa yatandukanye na papa we afite amenyo abiri, ubwo yari afite hagati y'amezi 4 n'atandatu y'amavuko. Arashaka papa we witwa Kagambage Ramazani na basaza be n'umuryango wa se urimo se wabo witwa Stani utuye Muhanga. Madame Kaguyire Afisa, ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murakoze. Ngaho rero mbwira, ni iki kikuzanye muri iki kiganiro? Navukiye Goma muri Kongo, mama atandukana na papa afite amenyo abiri. Mama anzana iwabo i Nyanza, papa asigara i Goma muri Kongo na basaza banjye babiri, umwe avutse 78 witwa Kayigamba Juma, undi witwa Kayumba Isa. Papa yitwaga Kagambagira Ramazani. Papa yavukaga i Muhanga munsi ya za Kabgayi, ahantu bita za Nyabikenke, banyuraga ahantu bita mu Rugeramigozi. Mama rero tugeze mu Rwanda arapfa. Mama yavukaga i Nyanza. None se ndumva umuryango wawe uwuzi, magingo aya tugufasha iki? Ninde utabona, ninde utazi aho aherereye? Uwo ntazi aho aherereye ni papa witwa Kagambagira Ramazani, wabaga i Goma muri Kongo, yatandukanye na mama asigarayo. Papa asigarayo n'abo bahungu basaza banjye bose kuva 8 ufite amenyo abiri kugeza iki gihe. Ndi umugore mfite imyaka 38, sinzi aho baba. Mama wawe atandukanye na papa wawe muri 85. Jye mfite amenyo abiri, navutse 84, nuko mama nzana iwabo i Nyanza. Akuzana i Nyanza, papa wawe wavugaga i Muhanga asigara kuri Goma. Asigara i Goma muri Kongo. Kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kubonana? Kuva icyo gihe ntabwo ndongera kubabona. Kandi nanone papa yitwaga Kagambagira Ramazani, yari afite mukuru we witwaga Sitani, ahari wabaga i Muhanga za Nyabikenke. Yego. Kuva babigoma muri Kongo na n'isaha ntabwo ndababona, mbaza amazina ariko sinzi amasura yabo. Mama wawe se we? Mama we yarandeze, yapfuye 1999, yavukaga i Nyanza munsi ya gereza ahantu bita mu Kivumu. Bene wabo bo urabazi? Mama makuru wenda yazi. Na bene wabo urabazi? Iwabo wa mama hose ndahazi nta kibazo, niho narezwe. Mama kimara gupfa niho narezwe. Abo ntazi ni kwa papa, kuko mama yanjyanaga i Kigali turi mu modoka, yantungiraga agatoki tugeze ahantu bita mu Rugeramigozi, ngo dore kwa so ni hariya yavukaga, ariko ngo aba muri Kongo i Goma. Uwo Stani ukomoka Nyabikenke ntabwo wigeze uhura nawe? Ntawe nzi, nuko mama yakundaga kuwenda nakosheje akantuka akambwira ngo nzajye kwa data wacu muri za Nyabikenke kubaza amakuru ya papa. Papa wawe Kagambage kuva 85 ntabwo ngiye kumenya amakuru ye, nta n'ubyiza kubwira ko ashobora kuba yaravuye muri Kongo akaza mu Rwanda. Kereka umuntu wegeze kumbwira ngo papa ngo aba mu Bufaransa, ngiye kumureba nsanga yakoze impanuka, akora impanuka agati kajyanaga amaraso ku bwonko, nsanga yarapfuye, bavuye Rusororo guhamba, nuko nyoberwa amakuru gutyo. Yari yarambwiye ngo aba mu Bufaransa ngo nzajye kumusura aho yabaga mpamakuru. Hanyuma rero ngiye kumureba nsanga yarapfuye. Komera, uwo yakubwiraga ko papa wawe Kagambage ashobora kuba aba mu Bufaransa? Twahuriye mu bukwe, arambwira ngo kusa na Kagambagira Ramazani. Ndamubwira ati Kagambagira Ramazani ni papa. Arambwira ngo Isa na Juma se urabazi? Ndamubwira ati ni basaza banjye, umwe yavutse 78, undi yavutse muri 80. Ati none se ni wowe Kaguyire Afisa? Ndamubwira ati yego ni jyewe. Nuko arambwira ngo ubukwe niburangira nzajye kumureba. Ngiye kumureba nsanga yakoze impanuka, yarapfuye, bavuye gushyingura Rusororo. Komera, birababaje ko yatabarutse atakubwiye, kubera ko ndumva amakuru yawe yarayazi neza, kubera ko nawe yarakuzi neza. Yari yambonye, ambwira ko nsa na papa, ambwira ko aba mu Bufaransa, ambwira ko ubukwe niburangira azanyobora neza aho baba. Nta kindi yakubwiye uretse kukubwira gusa ko papa wawe aba mu Bufaransa? Yari umusaza ukuze, utavuga byinshi, uvuga makeya. Yari amaze kumbwira ko aba mu Bufaransa, uzamushaka ubukwe burangiye akandangira neza, kuko nari naragiye muri Seychelles no muri Croix Rouge no mu marangamimerere.
bakambwira ko batakiba mu gihugu, bari hanze mu marangamimerere, basanga ku mazina y'ababyeyi n'igihe wibarujeho muri seyiseri na kuruwa ruje, bajya muri kongo basanga ntabahari, barambwira ati bashobora kuba bari bo ariko baba hanze, aho twabazaga batubwiraga ko baba hanze batakiri mu gihugu. nta bandi bene wabo papa wawe Kagambage yagiraga? oya, nta, kuko twavukiye iyo Igoma, nta, bagatandukana uko mama yaza agashaka uwundi mugabo, ubuzima bukaba ubuzima, nta yandi makuru nigeze menya. Nari nzi ko ari ibyo nyine babaga iyo Goma muri Kongo, nta yandi makuru y'umuryango namenyaga. niyo yambwiraga ngo uzajye kwa so wanyu Sitani, ni ibyo yambwiraga gusa. nta rindi zina rya Sitani yakubwiraga uretse gusa ko yakubwiraga ko ari aho ngaho ku muhanda hafi ya Kabgayi? mu Rugeramigozi, mu Rugeramigozi munsi y'Ikabgayi, umuhanda w'igitaka ukomeje ukagenda, yahantungiraga urutoki nkayitegereza, akambwira ngo ni hariya hakurya muri za Nyabikenke. ntabwo wigeze wibatura ngo uvuge uti reka ngende mpagere mbaririze ndebe ko nagira Imana ngasanga uwo musaza Sitani hari umuntu umuzi? kubera ko umugabo wanjye ni umuyobozi, ayobora umurenge ahantu, rero iyo mpagurutse gato abantu bose baramubwira ati yahagurutse yagiye, agakumira cyane avuga ati ibyo bintu bivemo, mba nanga kubyinjiramo cyane. yego, ndi imfubyi ntisenyeraho, nkatinya nkagenda gakeya. naragerageje ariko ndavuga ati ninjya mu murenge runaka nkahaguruka nkagenda, barahamagara bamubwire ndi imfubyi, singira singe na rugero, reka ngende gake, ngenda gake. none se wamubwiye ko uzaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika? yarakwemereye? narabimubwiye kuko ibyo byo arabizi, azi ko mumushakira abantu imiryango, ibyo byo narabimubwiye nta kibazo. ndabwira ko ndi no kubandikira kuri WhatsApp, nabyo arabimenya, mbwira ati ibyo ahubwo byo bifite ishingiro, bifite rezo, kuko bari mu gihugu ntabwo umuntu yabura undi gutyo, ibyo byo bifite ishingiro, aho uzanababona amahirwe arahari. Madamu Kagoyire, ndakumva umaze imyaka myinshi, umaze imyaka 38 hafi utandukanye na papa wawe, niyo ufite y'ubukure, ntabwo umuzi muri makeya, wari ukiri mutoya ku buryo wamwibuka, ntabwo umuzi. ndahamya yuko nawe ataraza amakuru yawe. tuzagerageza tumushake, turebe ko twamubona aho ngaho yaba ari mu Bufaransa, cyangwa se tuzanashakira n'Igoma turebe abantu baba bamuzi, ndetse naho mu Rwanda hari abantu bahari mpamya yuko bashobora kuba bamuzi. tuzashakira hose turebe yuko twagufasha. yego, Kayigamba ashobora kuba ari we Kayigamba ashobora kuba ari we Isa, ari we Kayigamba Isa, cyangwa Kayumba akaba ari we Juma, kuko nzi neza ko umwitwaga Isa undi akitwa Juma, ariko gutandukanya Kayigamba na Kayumba ngo niwe Isa niwe Juma nibyo ntazi neza. amazina yombi yose ni ayabo, ariko sinzi gutandukanya ngo Isa niwe Kayumba cyangwa Juma niwe Kayigamba. none se bose bashobora kuba bari mu Bufaransa bari kumwe na papa wawe? Imama yajyaga bazana mu Rwanda bahukananye. yego, papa akavuga ngo abana b'abahungu ntabwo uzajyana mu Rwanda, uzajyana uwo mukobwa muzagwe mu Rwanda, ariko abana b'abahungu ntuzabajyana. agahora kumira mama yabiba aba bahungu ngo abazane mu Rwanda, bakarwara bakaremba. yahindukira atega ngo asubire Igoma, abana bakamererwa neza. yabiba yabagarura mu Rwanda bakarwara. mama rero abona ko atazabivamo, aheba azana jyenyine, abandi akamubwira ngo ntabwo azabazana ngo agire amahoro. nabo nituhirwa tuzababona, yaba Kayigamba yaba Kayumba na Kagambage, bose tuzabashakira hamwe. uko nakubwiraga kukuvana muri ubwo bwigunge, kuba imfubyi, muzaba mukozi, Imana izabaha umugisha. tuzafatanya n'abantu benshi badufasha
kubafasha hari ukwimbika tugashakashaka tugahamagara hirya no hino dukoresheje uburyo tuba dufite bwo kugera ku bantu, ariko hari na benshi bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga bagahita baduhamagara akatubwira tumushaka turamuzi. Ndahamya yuko papa wa Kagambage niba ari mu Bufaransa ntabwo hazashira igihe kirekire tutaramenya amakuru ye, nibwo yaba ari kuri Goma cyangwa se hari abantu bamuzi aho bari hose, tuzashakira aho dushoboye, hanyuma nawe kandi ni natugeraho vuba tuzakubwira. Nkunda kubisaba abantu bose, nkabibaza abantu bose baza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, mba nzi impamvu mushaka uwo mwaduhamagariye, ariko se nk'ubu niba papa wawe aramutse akumva, Kagoyire niki wumva ushaka kumubwira nk'umwana wakuze utamufite hafi, abo basaza bawe yaba Kayumba yaba na Kayigamba nabo wakuze utababona ngo baguteteshe nka mushiki wabo, abo bose niki wumva ushaka kubabwira? Usigaranye umunota umwe uwufate. nababwira Yego. mfite umugabo ukomeye uyobora ahantu mu murenge, yabuze uwasaba ngo akwe kuko ntagira umuryango, mbura aho gusaba n'aho gukwera, mbwira umugabo ko gusaba atazankubita no gukwa atazanyahukanisha kuko ntagira aho nahukanira. Yarabyubahirije? Ndamubwira tugukwa ntuzankubita umbabarire, ntuzanyahukanisha singira aho nzahukanira, ubwo turasabye turakoye nta muryango ngira. Nagiye no kuri TV1 bansohora ku kiganiro, kuri TV1 banshakira umuryango ndawubura, mbwira umugabo ati ngusabye imbabazi ndabyara singira umpemba, umuhungu wanjye mukuru agiye kwiga kaminuza, none singira uwo saba ngo nkwe, singira umbyara ngo mpembe, ntuzankubita ntuzanyahukanishe. Mfite umugabo w'umuyobozi uyobora station ahantu, ariko mana uzambabare ntuzankubite, yangiriye neza ntarankubita ntarananyahukanisha. Ni umugabo mwiza. Baje nababwira bagasaba bagakwa, kuko nanjye nawe mbonye umuryango ngakobwa nk'abandi bakobwa, ngatumira abantu mu birori, kuko najyaga abantu bantumira mu bukwe nkanga kujyamo kubera ntazabatumira ntagira umuryango, kandi umugabo wanjye afite umuryango mugari. Kagoyire ndakumva, gahinda kabe ndakumva, kandi tuzaguhoza tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhoze, ukomeze wiringire, ukomeze ubyare uheke. Ndahamya yuko abawe bazagukosha, abawe bazagusura, abawe bazaguhemba, igihe kizagera kandi tuzafatanya kukigeraho. Ndagushimiye, ndagukomeje, ukomeze wizere. Ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga ni mwebwe kibereyeho rwose. Imana ibaha umugisha, Imana ibarinde, izabongera iminsi yo kurama no kuramuka, nanjye muzaze mu nkoshe. Imana ibaha umugisha, tuzagukosha ndabihamya. Urakoze cyane, urakoze cyane. Imana ibaha umugisha, murakoze. Nanjye mbonye uwo mbwira ibyanjye ndaruhutse, unyakiriye umutwaro. Urakoze cyane, nicyo tubereyeho no kugira ngo dufate igihe cyo kubumva. Urakoze nawe makomera cyane. Ngaho umugoroba mwiza. Imana ibarinde. Urakoze. Ibarinde, murakoze, mwaziye igihe murota Imana nyagasani, murakoze. Urakoze nawe mubyeyi. Ariko nk'abazama namwe nzazibahaho. Urakoze cyane. Agasaro Kaburaga karabonetse. Hano dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mwakoze kuba mwagikurikiye buri cyumweru, nzi ko mwigomwa byinshi kugira ngo kitabacika. Amakuru muduha ubudahwema niyo atuma dushobora kubona abo dushaka, tugahoza abahogoye, tukaramira abatagira kivurira. Nawe niba ufite uwawe wabuze, hamagara ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika. Nimero ni 001227 ndasubiramo 001227 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.